Chia seeds ni utubuto dutoya dusa umukara dufite ubushobozi bwo gufasha umuntu kugabanya ibiro, dufite ubushobozi bwo kurinda uruhu rwacu, dufite n'ubushobozi bwo kongerera umubiri imbaraga. Uyu munsi ngiye kukubwira impamvu abantu batangira umunsi wabo banywa chia seed cyangwa se bayishyira mu byo barya bya mu gitondo, nkubwire n'akamaro ifite ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero nimba ari ubwa mbere ubonye channel, ari ubwa mbere banza ukore subscribe, ukore like, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira kuri utu tubuto dutoya twitwa chia seeds. Abanyarwanda ntago kera bari batuzi cyane, sinzi batumenye vuba cyane, ngira ngo nta myaka ngewe imyaka byibura ntuzi ni imyaka 7 imbere, ntago nari ntuzi, abandi sinzi igihe batumenyeye. Biragoye kumenya igihe chia seeds zinjiriye mu Rwanda, ariko abantu benshi bakunda kuyinywa gutya mu mazi, bayitumbika mu mazi bakayinywa, abandi bakongeramo indimu, ushobora kongeramo ibyo ushaka byose, abandi bayitumbika mu mata, ushobora kuyishyira muri yawurute, ushobora kuyishyira muri smoothie, icyo ushaka cyose. Ariko uyu munsi tugiye kuvuga akamaro kayo ku buzima bwa buri munsi, ndetse n'impamvu ugomba kujya uyikoresha kenshi gashoboka kugira ngo ikuzanire intungamubiri, inagufashe ku buzima bwawe. Ubane natwe rero kugira ngo uze kumenya impamvu abantu batumbika chia seeds. Muri chia seeds harimo ikintu cyitwa omega 3 fatty acids, harimo proteine, harimo fibre, harimo calcium ikomeza amagufa. Utu tubuto ni utubuto twiza cyane uba ukwiriye gukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko hari ibyo ugomba kwitondera, ari byo turi buze kugarukaho. Ariko mbere kugira ngo mbabwire uburyo wayikoresha, reka tubanze turebe akamaro kayo ifite ku buzima bwacu. Akamaro ka chia seeds, icya mbere zifasha mu kugabanya ibiro. Zigera mu nda rero zikabyimba mu nda ukumva uhaze, bikakurinda kuryagagura, zigatuma wumva uhaze nturyagagure, bigatuma ugabanya ibiro. Icyo ni icya mbere. Iyo waziriye chia seeds ziraguhagisha, zikabyimba mu nda, zigatuma udasonza. Icya kabiri, zirinda umutima, zituma imikorere y'umutima iba myiza, kandi zituma amaraso atembera neza mu mubiri, zirukana ibinure bibi mu mubiri, zigatuma wumva umerewe neza, amaraso agatembera neza. Niyo mpamvu uvuze ko zirinda umutima. Icya gatatu, zongerera umubiri imbaraga. Niba zongerera umubiri imbaraga rero bivuze ko abantu bakora siporo cyane baba bakwiriye gukoresha chia seeds mu buzima bwa buri munsi. Nimba uzi kuri bukore siporo, wakagombye kubyuka mu gitondo ukabitegura, apana kubyuka gutya urabyutse uragiye nta kintu wafashe, uri ibyo ubonye, nimugoroba ugiye muri siporo. Nugera muri siporo ntabwo uzayishobora, ntabwo ushobora gushobora siporo utafashe indyo yuzuye. Niyo mpamvu abantu bamwe usanga bajya muri siporo bikabananira, usanga nta mbaraga bafite. Mu gitondo rero nimba uzi kuri bukore siporo, uba ukwiriye gufata chia seeds gutya mu mazi, zizatuma bigera nimugoroba ufite imbaraga zihagije zo kuba wakora siporo nta kibazo. Icyo ni icya gatatu mbabwiye. Ni byiza gufata chia seeds, ushobora kuyikoresha, ushobora kuyishyira mu mata no muri yawurute nk'uko nabibabwiye, biba byiza uyikoresheje muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo nk'uko nari mbivuze, wazishyira mu bintu byose ushaka, yaba amata, yaba yawurute, yaba amazi yo kunywa, yaba ibyo ushaka byose ushobora kuzishyiramo. Yego, biremewe, ariko ukazitumbika. Ndaza kubabwira impamvu umuntu aba agomba kuzitumbika. Icya kane rero, chia seeds zifasha mu mikorere mu mara, mu buryo bwose nabayeretse mu mafoto, nibwo buryo ushobora kuzikoreshamo. Icya kane nyine, zifasha mu mara. Ni impamvu zifasha mu mara, zigatuma igogora rigenda neza. Nimba ugira constipation cyangwa se ukaba ukunda kumva kujya kuri toilette bikugora, zakurinda constipation, zigatuma igogora rigenda neza. Icya gatanu, zituma uruhu n'imisatsi bigaragara neza, kubera antioxida zirimo. Nk'uko nabivuze ko harimo antioxida. Antioxida ni ikintu birinda gusaza k'uturemangingo.
birinda gusaza kw'imisatsi. Urumva chia seed izarinda imisatsi yawe, irinde n'uruhu rwawe kwangirika, itume uruhu rukweduka mu buryo bwa naturel bisanzwe, bituma umubiri wawe urushaho gusa neza n'imisatsi yawe irusheho gusa neza. Ibyo rero nibyo chia seed nababwiye ibintu 5 imaze. Ako niko kamaro kayo nk'uko mbibabwiye hejuru, ariko hari uburyo ikoreshwamo. Ushobora kuyikoresha nk'uko nabivuze mu mata, ushobora kuyikoresha muri yawurute, ushobora kuyikoresha mu biryo, ushobora kuyishyira muri smoothie, ahantu hose wumva. Ushobora no kuyikoresha mu mazi. Ku muntu ushaka gutakaza ibiro rero wayikoresha ute? Urayifata ukayinika amasaha atari munsi y'abiri. Nimba ari amazi akonje uyinitsemo ni amasaha 2. Nimba ari ashyushye wayinika mbere y'isaha 1. Kirazira kunywa chia seed itinitse. Ubwo rero ushobora gushyiramo indimu n'ubuki mu gitondo, akaba ari byo ubyuka ugahita unywa mu gitondo. Icya kabiri ushobora gukandiramo indimu ukayinywa gutyo nta buki ushyizemo. Ushobora no kuyinika mu mata ugahita ukatiramo nk'umuneke ukarya. Ushobora kuyinika muri yawurute cyangwa ukayinika mu mazi ukayiyungurura ukaza kuyishyira muri yawurute cyangwa se muri ji unywa mu bintu bya mu gitondo cyangwa se smoothie abayikunda. Nubwo buryo rero wayikoreshamo. Impamvu navuze ngo kirazira rero gukoresha chia seed utayitumbitse ni iyihe? Impamvu nabivuze, chia seed iyo uyinitse yiyongeraho byibura yikuba nk'inshuro 10 uko yangana, gihita ibyimba ikaba nini. Iyo itinitse ubona ari duto, ariko iyo uyishyize mu kintu mu mazi kirabyimba kikaba kinini. Rero impamvu nuyirya utayinitse izagenda izaguhagama mu muhogo, ibyimbiremo cyangwa se ibyimbire mu gifu, usange bikugendekeye nabi. Abantu benshi bagiye bayikoresha batayitumbitse bakavuga ngo ibatera gutumba. Urabona ngenda yitumbika, uba ugomba kuyitumbika. Ikindi abantu bagomba kwitondera, rimwe na rimwe uba ugomba kuyironga ukayitumbika ironze. Akenshi ukayishyira ku kayunguruzo ukayitumbika gutyo, ukayironga ugahita uyitumbika mu kirahure cy'amazi. Aya mazi rero mba natumbitse uyamaza amasaha 2, ikabanza ikabyimba ikagera ko ibyimba cyane. Urumva aravuga ngo urayinika nijoro, urumva ngo urayinika nijoro, oya kuyinika nijoro byazagera ejo mu gitondo yangiritse nanone. Ntukarenza amasaha 2 uyitumbitse. Nimba wayishyize mu mazi ashyushye wayitumbika byibura isaha 1, iba yamaze kubyimba bihagije. Urabona twayishyizemo ari duto, ariko murabona ko yabyimbye yabaye nini. Niyo mpamvu rero kirazira kurya chia seed utayitumbitse kuko yakubyimbiramo. Ikindi nanone kirazira kuyitumbika amasaha menshi. Ubwo ibintu byo kwitondera ni ibyo bintu 2 kugira ngo itakugira ingaruka. Biba byiza rero ugiye uyikoresha nimba ushaka gutakaza ibiro, nimba ushaka kugira ubuzima bwiza, nimba ushaka ko umusatsi wawe umera neza, nimba ushaka ko uruhu rwawe rumera neza. Murebe ukuntu iyo yabyimbye iragenda ikangana nk'utubuto tw'amatunda. Birabyimba ukabona bifitemo ibintu bikweduka muri byo, ihita izana ikindi kintu kimeze nk'akanyama kayifasheho. Biba byiza rero iyo uyitumbitse. Niyo mpamvu mbisubiyemo, ntihazagire umuntu ukoresha chia seed atayitumbitse. Byari ibyo rero ibya chia seed, mujye muzikoresha. Abantu benshi ntago bazizi, ariko mujye muzikoresha. Uyu ni umuti ukomeye ku buzima bwacu. Amagufa yanyu azakomera, uruhu rwanyu ruzaba rwiza, imisatsi yanyu izaba myiza, muzagira imbaraga. Nimba ugiye muri siporo ukayikoresha uzarushaho kugira imbaraga. Mujye muyikoresha rero, ni nziza ku buzima bwacu. Hanyuma nizere ko nta muntu uri bugenda ataduhaye subscribe, kandi nimba ukunze iyi video ukore like. Hanyuma uduhe comment utubwire icyo wifuza ko tuzagukoreraho video mu butaha, mu minsi iri imbere tuzabikora. Abansabye amavideo nabo nkomeje kubivuga, ndi kuyategura gake gakeya, buri wese azagerwaho. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like, mwibuke gushyiraho comment. Hanyuma murebe aho hasi hari ahantu handitse Jose Official TV, winjiremo ujye muri videos, urebe amavideo menshi nagiye nkora. Hari na playlist nagiye nkora ziriho amavideo atandukanye, wayareba hanyuma ukatubwira muri comment uko byumva. Ese chia seed mwari muzizi? Mwari mwarazinyweyeho se? Mwari mwaraziriyeho? Mubimbwire muri comment, mumbwire nimba mwaraziriye cyangwa mwarazinyweye. Kandi mwibuke gukora like na subscribe. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, naho ubutaha.